aho hantu nakiriye Joel n'umugore we niho nkeka bashobora kuba bavuga ko nabazengurukije ku gituro. Aho hantu nta gituro gihari, ahubwo rwari urugo rw'umukatolike, ahashinga umusaraba arawubakira muri jaride ahantu. Abakatolike bafite ukuntu bubaka jaride bagashyiramo n'imisaraba. Yego yahashyize uwo musaraba muri iyo jaride. Noneho biza kuba ngombwa mama shanse ko njya kubayo asanga uwo musaraba. Njyewe nta ngengabitekerezo y'amadini ngira. Iyo nza kuba ngira ingengabitekerezo y'amadini, uwo musaraba nari kuwuhakura. Birashoboka ko yarayipanze wenyine cyangwa akabipangana n'umugore we cyangwa se na murumuna we. Ndabanza mbwira Joel waje kuri kamera, iki kinyoma yagiteguye nawe. Uko abantu abwira ni abantu bazi ubwenge, harimo abashishozi, harimo n'abagenzi. Ikindi cya kabiri, niba kuko yamaze gutangaza ibyo bintu ko ari uko biri, ntabwo yagombaga kumenya ko nkora n'imyuka mibi ngo akomeza akorane nayo. Yarihemukira ahemukira n'abantu. Ariko nkongera nkatangariza isi ko njyewe mama Shasu ko Joel yangaragaje ko nkorana n'imyuka mibi. Yego senye ngo n'ikimenyimenyi nasenye urugo rwe, nta rugo rwe nashenye, nta myuka mibi nkorana nayo, nta n'igiti. Kandi urongeye ubisubiyemo. Nyine ndabisubiramo nanone. Joel ni umwana w'Imana. Uburyo yateguye n'iki kintu aracyafite igihe cyo kuba yakwihana, ariko aramutse atihana ubuhanuzi na hano ndabusubiramo. Joel imbabazi zisaba Imana imbabazi, ntabwo ari njye azasaba imbabazi. Yego kuko iyo nkorera niyo ari guhemukira. Gusa amaraso yanjye, urubanza rw'amaraso yanjye ari kwandukuruka. Ni ukuri ko imbere y'Imana yampamagaye adasabiye imbabazi muri kamera iri inyuma yateguye. Ni ukuri ko Imana yanjye azazisabira kwa muganga isi yose ibibona. Banguka niba utarazisenye ariko izingo nimba ntarazisenye, ubu ni Plaisir uhagaze impande yawe. Nimba ntaragize gute ngo Plaisir dore amaboko ye. Niba utarazisenye uhagaze gato hariya, Uhagazaho. niba utarazisenye ibi ngibi mbibwiye igihugu cyanjye, ntabwo mbibwiye Plaisir, kuko izi mbuga nkoranyambaga tujyamo, yego tuba turi gukorera Imana, ariko twubaka ubwami bw'Imana mu gihugu cyatubyaye. Ndagira ngo mvugane n'abakurikirana Zaburi nshya n'iyobokamana, ahari gutangazwa ko mama Shase bamwirinde, baramwamaganye, ni umuhanuzi w'umuvangirwa asenya ingo. Hejuru y'ubutwari no gukomera kose, hejuru ya byose uri byose, hejuru ya byose uri byose. Abanyamakuru mukurikirana aha nta kintu navuga, yego kuko hari igihe biba ngombwa ntihakore imbaraga z'akanwa, ahubwo hagakora imbaraga z'ibikorwa. Rero aha ngaha ntacyo mfite kuvuga, ntegereje imbaraga z'ibikorwa, kandi imbaraga z'ibikorwa zikorwa n'amaboko yande yawe. Ikintu mbwira igihugu cyanjye cyandeze kikambyara nk'umuhanuzi w'Imana, ni ukuri ko Imana yampamagaye. Plaisir yavuze ko afite ingo 6 na zero, nibagende bamusange izo ngo 6 niba narazisenye, nemeye kwambara amapingu. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana se n'igituka kwiteka Imana. Tumuvanye ukunda ijambo ry'Imana, kandi ugakurikirana ibiganiro byose tunyuza kuri aya mateleviziyo. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nayo, kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Aho uherereye uri amahoro, natwe turamo turashima Imana. Twabonye n'imvura turi gushima Imana yuko mu by'Imana dusezeje kuzagira gutura imvura ikaduha n'umucyo, byose bikugira neza, turi mu mashimwe muri make. Nawe nize rero kumeze neza aho uherereye hose, hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Mwese mugubwe neza, ineza y'Imana ibadeho, kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose n'ibyanyu byose. Nuko mbasuza kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Ntabwo ngiye nyine rero ino Musaraba TV murabizi, ukore subscr ni mutayikora kugira ngo ujye wanatwe mu biganiro byose tunyuzaho. Ndi kumwe n'umugisha live. Umugisha live nayo ni televiziyo Imana izo kugira ngo yabamaze kwera kwayo, yamaze ubutumwa bwiza bwa YESU Kristo. Bobo umeze neza? Ndaho ndagumye kumwe k'umunyankore. Twaye tuganira inyuma ya kamera, bundi amakuru yawe.
amakuru ni meza. Hano ni kumugisha live, genda ukore subscribe ndetse no kumuvugizi TV Rwanda. Uyu munsi tugiye kugana n'umukozi w'Imana Mama Chance. Wamubonye? Na Chance nayo naramukumbuye cyane. Mama Chance, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Nishimiye kubana nawe. Umeze neza? Ndashima Yesu. Murimbira akaririmbo. Ngaho ndirimbira cyane. Nta kizabuza gerageza kubaho, ariko ubizana ni uzabona ishyano. Nta wavuma uw'Imana itavumye, nta wavuma uwo yahaye umugisha. Ndumva ndi mu mwuka wo kuririmba. Haleluya, haleluya, haleluya. Undi muntu yavuze ngo kuba mutegereje siko bizahora, kizava mu masezerano nta mpamvu. Kandi igiti cyose kirimo imbuto bagitera amabuye. Wari ubizaho kandi ubiko? Agomba kujya guhanura imbuto nyine zeze. Kuko arigeze yembura abantu rega. Mbaye. Imbuto zireze nibahananure nababwiye. Iyo imbuto zeze iyo ushonje hari igihe uteramo amabuye kandi igiti kitari icyawe, ukajya no gucuruza ukabona amafaranga. Kandi wari ukaze ukajya no gucuruza kandi udacuruza ibyawe. Bakabona uri gucuruza akagira ngo ni ibye kandi uvuye kubitera amabuye ahantu. Nuko nyine nuko twinjiye. Umeze neza ariko? Urakomeye cyane. Dushima Imana ko igucira inzira ukaba ubonetse. Ndashima Imana ko mbonetse, ndashima Imana ko ndi muzima, kuko kuva natangaza amasengesho yo guha Imana igihe, hari ukuntu Satani dukunda guhurira mu muhanda cyane, ibimodoka bishaka kunyurira kuri moto, ukabona nyine yanteze bikomeye. Ariko nyuma yo gutangaza amasengesho yo guha Imana igihe, none byarakajije mu muhanda, nagera mu muhanda abadayimoni bakantangatanga. Rero kuba ntaryamye mu bitaro, kuba ndi muzima, nishimye bikomeye. Nishimwe rikomeye. Natwe tubishimiye Imana yuko uri muzima. Ntabwo nakitekerezaga yuko waza kuri kamera, ariko kandi ikiranga umuntu wahamagawe cyangwa umukozi nyamukozi nuko asigaye mwirukanka agakavugira Imana, agakorera Imana, nuko asiga amagambo, nuko asiga abasebanya. Ibyo bintu byose ukabitera umugongo ugakwikira iyo wahamagaye. Nayo nkubwiye ngo hejuru y'ibyo byose bavuga, hejuru y'urugamba rwose ukomere, hari Imana muhagararanye. Yego ko cyane. Ubu ni nabwo turi kumwe cyane. Uburyo najyaga nyumvamo bitandukanye nuko ndi kuyumva. Biri bugufi bwanjye cyane, ndimo ndayumva. Hari umuririmbyi aririmba ngo amba hafi kuruta imyambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Yes, amba hafi kurusha umwambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Baririmbye nyamara ari hafi yanjye cyane. Yego. Imyambaro nambaye, yego, amenyera kure. Haleluya, haleluya. Yego. Imana ishimwe rero, kandi Imana iguha umugisha kubwo kumvira umwuka ukaboneka kuri zino kamera kugira ngo tuganire nawe. N'iby'igiciro mu maso yacu no mu maso y'Imana, no magiye kudutega amatwi. Reka tuguse noneho usenga Imana, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu hamwe na Bobo. Karibu. Uri Uwiteka Mana yacu, ntawe uhwanye nawe, ntawe uzagereranywa nawe. Ndagushimiye ngiye Mama Chance, nciye bugufi imbere yawe ngushimira kuri Imana. Uko niko wabwiye Mose ngo agende abwire Farawo ngo uri Uwiteka. Nanjye ndagushimiye kuko uri Uwiteka. Uri Uwitangiriro ukaba n'uw'iherezo. Habwa icyubahiro Mana yacu. Ngushimiye kubw'abantu turi kumwe kano kanya, kubwo kunkurikirana. Shimiye abari inyuma ya kamera bakora umurimo wawe umunsi ku munsi. Icyubahiro n'ikiri cyawe kubw'abo Mwana. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye kandi nabo sinareka kubashimira kuko ntibyoroshye, dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubwo kukumvira nabo nukuri imbere yawe nibahabwa umugisha. Amina. Ciye bugufi imbere yawe kubw'imbabazi zawe Mana. Nyemerera ntabaringe ahubwo izina ryawe riba ryo rihabwa icyubahiro. Nkuko wantumye kuri izi mbuga nkoranyambaga ukambwira ngo genda unkurire abantu murungabangabo, wowe utavuze nge sinavuga, utakoze nge sinakora. Ni wowe utujya imbere ukatujya inyuma ukatugota.
byose bigakorwa kuko wabyemeye. Nyemerera ikaze na karibu bibi byawe, utangirane natwe, uze gusozanya natwe icyo twamaganye n'imbaraga z'umwijima. Mu izina rya Yesu, amarembo y'ikuzimu, mu izina rya Yesu, ubwami bwawe bwaguke. Amina. Nyemerera ubwami bwawe buganze. Haleluya. Byaza kwinjira mu bwami bwawe byiyoberanya, ibyo byose tubyimye ububasha. Nyemerera uyu munsi wa none, Data wa twese, abari we wenyine uhabwa icyubahiro, abari we wenyine wikorera. Tugushimiye kuko ujya utwumva, tugushimiye ko uje kubana natwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. 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 Imana iguha umugisha ku isengesho ryiza bamushanse udusengeye. Tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu. Nimba ari kuvana abantu mu gihirahiro ntabwo mbizi ko nzi ko ikiganiro kiri bugende neza, ariko mbere yuko dutaye ikiganiro mu mashansi, ubundi kuri wowe umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro ni iki? Bivuze iki? Umuhamagaro ku muntu w'Imana se, umuhamagaro ku mukristo, umuhamagaro ku mukristo kuko umuhamagaro ku mukristo cyangwa se ko bitwita abakozi b'Imana. Yego, umuhamagaro ni iki kuri wowe? Uvuga ngo umuhamagaro ubwawe ni ukumva ukumva. Umuhamagaro ni ukumva ukumva. Yego, ni kuko iyo ukumva. wumvishe ntiwumvire, ntabwo umuhamagaro uba wuzuye. Okay. Urakoze cyane. Kuko n'Imana ijya kuduhamagara mu isi, Yego. yiyumvishemo kukurema, maze kukiyumvamo kukurema, ishyira mu bikorwa irakurema, ikohereza ku isi kugira ngo uze ukore iki guhamagariye ku isi. Yego. Rero ku kiremwa muntu umuhamagaro bivuga kumva ukumva. Iyo wumvishe ntiwumvire, ntabwo umuhamagaro uba wuzuye. Okay. Turagushimiye cyane. Mama Chance, njya kukumenya waruvuze ko Imana igutumye hano kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo ukure abantu mu rungabangabo cyangwa se mu gihirahiro cyangwa se mu kutamenya, byose bijya gusa. Ese wenda mu gihe ubitangiriye cyangwa mu kuba uri gukura, Imana yaraguhamagaye gukura abantu mu rungabangabo, nyuma yaha se uri kubona icyo Imana yaguhamagariye kuri izi mbuga nkoranyambaga kiri kugerwaho? Yego, ni ukuvuga ngo yampamagaye muri uyu mwaka, reka tuba ariho duhera gukura abantu mu rungabangabo, ariko sibwo bwa mbere yari impamagaye uwo muhamagaro. Yego. Kuko inandema mu ijuru ryayo itekereza ku ndema, ibyo bihishuriwe vuba si kera nkisanga mu buhanuzi. Yanzanye ku isi cyangwa yanyohereje mu nda ya mama, inyohereza ku isi kuza guhanura. Rero ntaranakizwa njye nari umuhanuzi. Okay. Naho ngirijwe sinasobanukirwa ibyo ari byo, ariko nza kwisanga ndi mu muhamagaro wa gihanuzi. Rero mu buryo bugendanye n'urwo rungabangabo se cyangwa n'urwo ruhirahiro, Yego. ntabwo muri uyu mwaka ari bwo bije. Igihe cyose nazaga kuri izi mbuga nkoranyambaga, nazaga muri iyo ntego yo gukura abantu mu rungabangabo. Yego. Rero ni ukuvuga ngo ndashimira Imana uburyo igenda intuma muri uwo muhamagaro wa gihanuzi kubw'intego yo gukura abantu mu ruhirahiro cyangwa se mu rungabangabo. Yego. Ndashimira Imana ko misiyo yayo y'imitima ikeneye iyigeraho. Okay. Mu busanzwe mu muhamagaro wawe cyangwa mu gukorera Imana kwawe ugendana n'ibihe ndetse n'ama-uniforme. Noneho uno mwanya uniforme wambaye ivuze iki, isobanuye iki? Ndagira ngo ubanze itubwire mbere yuko dukomeza ikiganiro. Ndahera kuri iyi shati ifite amabara ya gisirikare n'iyi ngofero ifite n'ibara rya gisirikare. Mu kwa munani kujya gushira niho nabwiwe kwambara iyi ngofero n'iyi shati. Yego. Ariko iyi shati nari isanzwe nyambara no muri ariya mezi. Iyi shati nayambaye ubwo Imana yanyoherezaga igorogota, nari ndi kumwe n'umuyobozi w'umusaraba n'abandi bakozi b'Imana. Yego. Mu kwambara iyi shati nari nteze igitambaro cy'umukara, nuko nari nabwiye kwambara. Rero icyo gihe Imana yari inyohereje kumena amabanga y'ibikorwa bitegurirwa ikuzimu hano ku isi. Yego. Icyo gihe Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye ari yari gusohora muri kino gihe. Abo twari turi kumwe harimo umuyobozi w'umusaraba,
iyo abonye ibiri kuba ahita yibuka. Nyuma rero yuko maze gusohora ubwo butumwa, Imana nibwo yahise ivugana nanjye, rero mwana wanjye noneho wambare ingofero irimo ibara rya gisirikare. Ndagenda ngura ya ngofero iguye abarokore nyine bajya biyambarira. Irambwira ngo ingira ifite igisonga. Mbaza kuri iki gisonga numva ngo ni songa mbere paka mbingoni. Numvaga nyine umusirikare kibamba, umumarayika bita Mikayeli. Bisobanuye ngo komeza imbere mpaka mu ijuru. Utazi igiswahili. Komeza imbere paka mu ijuru. Ariko nyine yaje avuga igiswahili ariko yaravugaga nk'ubu. Arambwira ngo urugamba rurakomeye kandi rurarimbanije. Iyo ngofero igiye gutwikurura ibyari bihishwe, umwanzi ahagurutse mu mbaraga zikomeye. Mwana wanjye uzakomere ndi kumwe nawe. Kuko nje gutwikurura ibihishe. Nje gutwikurura ibigize gute? Ibihishwe. Ariko Satani ahagurukiye mu mbaraga z'uvunagura, kukugaragura, kugutoteza no kukubabaza. Njyewe mu matwi yanjye mbyumva ubwo najyaga kuri kamera y'umusaruzi, niho natangire nambaye iyi shati itukura n'ingofero. Narabivuze ntibanze mbaze kuri iyi ngofero kuko igiye kumbeza, igiye gufungura urugamba ngiye kwinjiramo. Rero iyi ngofero ivuga ku rugamba. Ubu ngiye ndi ku rugamba. Murambona kuri kamera ariko ndi ku rugamba. Umusirikare yari ku rugamba agira uko yambara. Abagize ibibazo ngo mu maklase n'ahandi batambara ingofero bakuramo ingofero, njyewe aho mumbona siho ndi, njyewe ndi ku rugamba. Ndi kurwanira igihugu cyanjye cy'ubwami bw'ijuru bukorera hano ku isi, hamwe n'iyi shati. Uyu mwambaro rero utukura mu mutwe n'uyu mupira, Mwuka w'Imana yambwiye ko ari amaraso y'akarengane. Uyu mwambaro na wambaye nza kuvuga ubutumwa bwa Teogene, kuko amaraso ye yarimo arenganyirizwa ku isi kubw'ibyayavugwagaho. Nambika umwambaro utukura. Uyu mwambaro utukura rero waje muri iyi shati mu kwezi kwa cyenda. Ubwo twatangiraga amasengesho yo guhereza Imana igihe. Mu guhereza Imana igihe rero naje kuyahanura, ariko Mwuka w'Imana ntegeka kuyatangira mu rubavu rwa Yesu n'abantu bake cyane. Icyo gihe yambwiraga ko Imana ikeneye imitima 70. Biragoye kuri izi mbuga nkoranyambaga kuvuga ngo ngutumye abantu 70 kuri sheni, n'ibintu bitumvikana, ariko Imana yari izi ikimbwiye. Abo bantu 70 rero Satani nkimara kwemera, yego nambaye ishati, uyu mwambaro utukura n'iyi ngofero, yahagurukiye ku ndwanya. Aravuga ati aba bantu 70 ntabwo uzantwara, kuko ni umunyago nari ngiye gukura hehe kwa Satani mu buryo bw'ikoranabuhanga. Tukiri aho ngaho rero, tugeze ku munsi wa kabiri nibwo naje guhanura ubuhanuzi buvuga ngo yemwe nimutabare uwacu uri mu bitaro. Nimutamutabara arataha mu kwezi kwa cyenda, ariko nimutabara uwacu tuzamubona. Nyuma rero yuko maze gutabara, nako maze guhanura muri uyu mwambaro utukura, navuze kuvuga amaraso y'akarengane. Niho natangiye guhura n'urugamba. Wambaye imyenda satanike, mbega byarakomeye, bakama n'ibimenyetso nyine by'uko atari Imana yantumye. Ngira Imana ngo iyo wemeye ko ibintu bitugeraho, uba ufitemo inyungu zo kwihesha iki? Cyubahiro. Nyambika imbaraga Mana. Icyo gihe rero ntangazwa ubutumwa ari nacyo wambajije ngo muri uko kugutuma ukura abantu mu rungabangabo hari inyungu z'Imana zibonekamo. Ndashimira Imana ko muri abo natumwe 70. Ukuri hari imitima yageze ku Mana. Ikindi cya kabiri, kubw'ubwo butumwa nubwo nabutokerejwe nkaburenganyirizwa, ariko ndashimira data ko icyagombaga gukorwa cyakoze. Kuri cyarakozwe, nje naje gutabaza mu butumwa Imana yari impaye. Uwacu ari muri koma, yahise ava muri koma. Ndashimira Imana. Nubwo wenda byahishwa kugira ngo umuhanuzi w'Imana acishwa hagomba gucishwa, ariko mfite ijambo ryahanuwe. Pawulo yaryoherereje Timoteyo mu nzandiko yamwandikiye. Aravuga ngo Timoteyo, urwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo ibice 2 uhereye ku murongo haringira ngo 10 mu hagati aho ngaho. Aravuga ngo yewe Timoteyo, niwemera gupfana na Kristo. Hejuru avuga ngo ayo magambo nayo kwizera. Niwemera gupfana na Kristo uzabanaho nawe, kandi niwihangana uzimana ingoma nawe. Rero uyu mwambaro utukura, iyi shati, iyi ngofero n'iki gitambaro ni imyambaro y'urugamba kubwo kurenganura amaraso agira gute? Arengana. Urakoze cyane. Hari ibintu ukomojeho ari nabyo byabaye ngombwa ko tugerageza kugira tubashe kuganira. Wenda n'iwanjye mu majwi nasabonye ko basabye ngo tuzaniremo amashanse.
bitaba ngombwa ko ngushaka maybe ni mu kwezi gushize warahaje kuri kamera urahanura ko nyene badafasha tisiye mukozi w'Imana w'umucyure mu kwezi kwa 9 ariko niba mufasha Imana iri buzigame ari cyo ukomojeho ubu ngubu twavuga ko ari Imana yakoze no ngo ubisobanure byimbitse neza ukwa 9 kwarangiye kurarangira nijoro ntapfuye nundagira ngo byinjiremo neza hari cyakozwe hari Imana yikoreye ubwayo cyangwa bimeze gute nk'umuhanuzi wabihanuye ntaravuga kuri icyo kintu ubundi birera abahanuzi dukoreramo n'ibirere bitatu hari ikirere cy'ubwami bwa muntu yego iki kirere dukunda gutanga amakuru ibera muri ubu bwami ikirere cy'ubwami bwa kabiri aricyo kirere dukorera mu bwami satani tumena amabanga y'ubwami bwa satani hari n'ikirere cya gatatu yego gikorera mu bwami bw'Imana ariho dukunda kuvuga iby'Imana igambiriye mu bantu jewe ntanga ubu butumwa yego hari ikintu kimwe cyambabaje ariko Imana yonyine niyizi impamvu yayo nabuhanuye mu kirere cya mbere yego mvuga yuko mwuka w'Imana yambwiye ko Imana itari bwihanganire ko akomeza kubabazwa niba tamutabara iri mu mucyuro ariko niba mutabara irabazigamira umuntu wabo mu kirere cya kabiri rero misiyo yaho kwari uko ubuhanuzi bwo gupfa mu kwa 9 busohora rero ntabwo naje guhanura kugira ngo isi uwacu apfe isi nyemere ko ndi umuhanuzi ahubwo naje guhanura kugira ngo uwacu atabare yego ndetse banagende banatabare n'abandi kuko umuhanuzi avuga abantu benshi rero ikintu cyaje kumbabaza yego amakuru umwuka wera duha mu kirere cya mbere isi yahise igenda yirukankira mu bwami satanike batangira kumva mu kwa 9 reka turebe ko apfa rero njyewe nk'umuhanuzi w'Imana utaraje kubemeza ko ndi umuhanuzi ahubwo ufite misiyo ndiho kugira ngo ijuru ryishime yego intego yari ukugira ngo abakora ibyo bakorera Imana yishime umuntu wacu tukomeze tumubone kuko nubwo yaba aryamye kwa muganga turamufite ariko ibitaka byamwakiriye ni igihombo kuri twe rero icyo shimira Imana yego ni uko ubuhanuzi butabara yego bwakoze icyo bwagombaga gukora naho njyewe nabibabarizwamo ntacyo bitwaye na Yesu wacu yarababajwe itorero turacunga ntacyo bitwaye ko ari ibivugwa ko bamwe bavuga ko tise yaba ari planka atari muri bomboni cyangwa atari muri koma njyewe tise ntituvugana nta nubwo nigeze musura nta nubwo ndamusura ariko misiyo Imana yanjyanyemo iranyereka irangiza irantuma yego nyuma yuko ntanze ubutumwa nta byerekwa ryahagaze nakomezaga kurebesha televiziyo y'umwuka narebaga ibiri kugenda yego yego Imana ibishakira imurekayo rero ntabwo njyewe nk'umuhanuzi w'Imana ndeba ibyo abantu bavuga ibyo batekereza ahubwo ndeba icyo Imana ivuga idushakamo twebwe abantu okay muri uko guhanura ko tise niba tamufasha utabaruke aho wabivugiye wagiye no ku kinyamakuru cyitwa Iyobokamana TV kwa Joel ahita avuguruza ibyo wavuze ndetse anasiba ikiganiro cyawe nawe uhita ujya ku Ikaze TV kwa Korode uravuga ati Joel natihana kwezi kwa 9 aransabira imbabazi mu bitaro nawe ukwezi kurarangiye ubwo ntago turagera ku by'uno munsi bindi turacyari iyo ngiyo iby'uno munsi uretse none tubwire yego ubwo rero none wadushyiraho ku mucyo nabyo kubijyanye na Joel by'icyo gihe by'ubwo buhanuzi tukamenya uko byifashe ukuvuga ngo ubundi gihe yego igihe nicyo kugaragaza abo kuri bo ni nacyo gihishura ibishwe bikajya ahagaragara yego njyewe maze gutanga ubutumwa ibindi ntabwo byandebaga yego gusa ikintu ushimira Joel ndamushimira ko yasibye akagaruka ibyo navuze akabisubira yego icyo ndagishimira Joel yego sabura yaragisibye koko ko nabonye akiri cyangwa akiri prive sibyo se ndashimira Imana ko yagikuyeho ariko wakaza byangenzaga akagira gute akabivuga yego
ikindi kujya ku ikaze ngahanura ngo nadasaba imbabazi z'ibyo yakoze azazisabira mu bitaro ndi imbere y'Imana yampamagaye yego ireba ibyiherereye Imana y'ukuri itari Imana y'ikinyoma ntabwo navuze ukwezi Joel azajya hehe mu bitaro ngewe Imana iramutse ijyanye na Joel mu bitaro mu kwezi kwa 9 nabihamiye ukuri ntago sinzi uburyo nayifata yego ahubwo Joel Imana igomba kumuha igihe kirambuye cyo kwitekerezaho Imana yacu uburyo nyizi ntabwo ari Imana ihutiraho yego mu rukundo rwayo igenda gahoro iyo dukoze amakosa ntabwo ihita idukubitiraho idutwara gake gake bana banjye mwihane muhinduke mugaruke ku murongo iyi Mana iyo mpanura kuri ikahita ijyana Joel mu bitaro ari gushora urubanza nari kwigira ngo ntabwo bari wowe ubikoze ariko kubera ko nyizi nk'Imana y'imbabazi igomba no gutanga igihe cyo kwihana rero nkanjye umuhanuzi w'Imana ntabwo nigeze mpanura kazajya mu bitaro mu kwezi izo ni imbaraga satanike zishaka kunsenya ziza zigashyiraho ukwezi kuko niyo imujyana muri ibyo bitaro mu kwezi kwa 9 nari gusubira inyuma nkayibwira ngo ntabwo ari wowe wantumye Mana ariko kuko nzi ko ari Uwiteka wantumye aracyari kumuha igihe cyo kwihana ntabwo yigeze itubwira igihe Joel azagira kwa muganga kuko Joel biranashoboka ko ari guhabwa amahirwe yo kuza kuri kamera agasaba iki imbabazi kandi ubwo yivugira ko wanavuze n'itariki azapfira kuri 25 buretse ntabwo aho twari twahagera abanyamakuru sibyo mujye mubifura muvuga ukuri ni ukuvuga ngo njye mama Shari imbere ya kamera yego ndi imbere y'Imana yampamagaye nigeze mvuga ukwezi Joel azagira mu bitaro kuko Joel ari mu mahirwe yo kugira yo kwihana yego ikindi gikurikiye numvishe muvuga ngo yaravuze ngo ngewe ngo navuze itariki ngo n'ukwezi ibyo bintu byavugiwe se ko ntabyo turaje tubigereho tuvuge igihe yabivugiye bivuge ngo Joel aracyafite kwihana natihana nabwo birakomeza ibyo bihano cyangwa hari ikimana igomba gukora kuri Joel duhagarare mu cyo nahamagaye yego Imana yambwiye gukura abantu mu rungabangabo rero aka kanya turi mu mwanya wo gukura abantu mu rungabangabo yego iyi myuka iri kugenda izerera yego yavuze mu kwezi kwa 9 yavuze ko azapfa igihe kiniki iyi myuka niyo kwa Sekibi ni imyuka y'ikinyoma kwa se w'ikinyoma yego twebwe turahagarara mu bifatika bigaragara kuri kamera ndi imbere y'Imana ishobora byose nahanuye ko nadasaba Imana y'imbabazi kuko singe yavuguruje yantumye iyi Mana rero aracyari mu mahirwe y'igihe cyo gusaba iki imbabazi aya mahirwe sinzi igihe azarangirira Imana igashyiraho ibishobora gutuma asaba iki imbabazi rero bishobora gutuma asaba imbabazi two gushyiraho igihe kuko mu buhanuzi natanze sinavuze yego kandi sinigeze mvuga urupfu navuze uburwayi kandi mu ndwara turwara hari indwara iza Imana ishaka kugukura ku rwego ikagushyira ku rundi hari n'indwara iza ari abadayimoni baguteye hari n'indwara iza wakosheje Imana igira ngo igukosore rero Imana nk'umubyeyi Imana ni umubyeyi wa Joel niba akoze ikosa yo gufata amakuru yaje atabara akayavuguruza yamara kuyavuguruza akicara imbere ya kamera n'ubundi ibyo avuguruje akabisubiramo yego iyi Mana yo hejuru njyewe na Joel hamwe n'Imana ibyo ni ibyabo ariko njye na Joel turi babiri kuri ndamushimira kuko icyo yavuguruje yaricaye arongera agira ate arabyivugira ndashimira Joel imbere y'abantu mu kirere cya mbere cy'ubwami bwa muntu ni kuri Joel yabaye umuntu w'umugabo kabiri mu kirere satanike ndagira ngo mbwire satani n'abadayimoni n'abarozi yego kubw'amagambo bagenda bakwirakwiza ntabwo Imana yigeze itanga igihe ngo Joel igihe iki n'iki nutihana nzaguhana Imana nk'umubyeyi wa Joel iracyamuhendahendera kutayimenyera naramuka ashyize hasi kumenyera Imana ni ukuri Joel wacu agasaba imbabazi aho yabivugiye ku isi hose Imana yacu izamubabarira natwe tuzisha utayisabye imbabazi nitegereze ibya Joel n'Imana yego azasabira imbabazi hehe kwa muganga ntabwo rero turi bumuveho kuko niwe watumye ngewe nshyiramo imbaraga zo kugushaka
ariko urabutanshatse yego kugira ngo tuvuge ku bantu Oya. ahubwo tuje gukurana umurungabangabo yego ndahari kuko nanjye nimba unzi neza mu gihe tumaranye nkunda ukuri ukunda ukuri pe kuko iyo udakunda ukuri sinari kwicara iyo mbonye umuntu azanye inkuru nishakira nyirayo nawe akatwihera ukuri kwiwe kugira ngo abantu tubakure mu rungabangabo rw'ibiri kuvuga aha nyuma rero y'aho ubwo buhanuzi buhanuriwe ejo bundi mu minsi nk'itatu yonyine gusa yabwo yasubiye kuri kamera yego ahera kuri zaburi nshya kwa Plaisir agira atya avuga ko we n'umudamu we wabateranyije iki ni icya mbere ntujye mu bindi turagenda ku kibazo ku kindi ikibazo ku kindi nta kibazo yego avuga ko wagiye ku mugore ukamubwira amagambo ukajya no kuri Joel ukamubwira amagambo ariko nyuma baza kwihuza bagasanga rushatse kubasenyera njyewe mbabwira amagambo cyangwa n'abahanuriye umuhanuzi bubasenyera ntabwo ibyo bitureba yavuze amagambo twe turavuga ibyo yavuze umuhanda ntabwo twari duhari iby'ubuhanuzi byo ntitubizi ahubwo nagira nyine dukura abantu mu rungabangabo kuko usenya ingo nk'uko wari uhereye ku rwa Joel naho tugiye guhera naho reka twikurire abantu mu rungabangabo yego ndatekereza njye ndi kumwe n'umugore wa Joel abantu ntibari bahari niyo mpamvu haje dushaka kumenya muri uwo mwanya ndi kumwe n'umugore wa Joel nta muntu wari uhari yari njye n'umugore wa Joel yego nanone nicaranye na Joel nabwo nta muntu wari uhari ni njye na Joel yego uriya munsi rero nakira abantu nakira umuntu ku giti cye njyewe n'umuntu n'Imana tuba turi bangahe babiri n'Imana ya gatatu yego umugore wa Joel ni ukuvuga ngo muri uko kumwitaho muri icyo cyumba cyo kwakira abantu namuhereje ibimusenyera urugo na Joel muhereza ibimusenyera urugo bahuye ubwabo basanga ni abasenyeye barubaka yego none se mu by'ukuri ko aba bantu batuye kuri iyi si yego atari imbuto bikoreye ntabwo ari amahitameroni bikoreye bikoreye imitwe itekereza yego uwo Joel nasenyeye urugo rwe sibyo narangiza nihereranya umugore nkanihererana n'umugabo nkamusenyera yego ibyo bintu nkurikije igihe nakiriye umugore wa Joel nkanakira na Joel yego hashobora kwashize igihe kinini nyuma yaho Joel twakomeje gukorana umurimo w'Imana ese uwo Joel umara kuvumbura ko mama Shasi ari umuhanuzi usenyera akongera akanyakira kuyoboka Imana tugakomeza tugakorana umurimo w'Imana uwo mwuka usenyera mwamfashije abantu tubwira tuzi ngo uko dutekereza nabo niko batekereza sibyo njyewe ikintu nakwibwira Joel yego ni ukuri yateguye ikinyoma nabi niyongera agenda atekereze ku kinyoma neza aza gitegure neza kuko aba bantu tubwira harimo ba nyamugirya nini umva bakahita biruka aribo bandi dusanga muri comment ba nyamugirya nini abo bibiri bavugaho yego no mu gitabo cy'umugenzi yego abantu badukunda biracitse birahuruye ariko muri aba bantu harimo n'abantu batekereza cyane agakurikirana ibyo uvuga akabikorera icyo bita ubugenzuzi kuko mu mpano twahawe harimo n'umwuka w'ubugenzuzi aba rero bagenzura yego ntabwo iki kinyoma cyabafata niyongera agenda ategure neza njye no mu kiganiro mperutse gukora inkuru igisohoka narabyibajije wa mungani kuki wamusenyera urugo mugakomeza mugakora ese muri uko kuvuga muri uko kuganira kwabo mo hagati yabo hari ugiye uri kumwe n'umuntu umubano wanyu nawe ukabona hari ukuntu meza nyuma yo guhanura hagati ya Joel n'umugore we hari akantu k'agatotsi waba warabonye mu mubano wawe nabo ni ukuri reka nkubwise ukuri yego nyuma y'uko dutandukanye kwa Joel nagiyeyo nkorerayo ikiganiro urumva bakomeje kuza iwanjye kugira ngo abarebe iyobokamana nakomeje kuvuga Imana kuyobokamana none niba barihuje ndabisubiramo bagasanga n'abasenyeye kuki bamaze kwihuza n'abasenyeye bagakomeza bakaroga abantu bakurikirana iyobokamana
babahereza umuhanuzi mama chance usenye. Ni ikibazo nanjye mbaza. Yego. Ni ukuvuga ngo niba narabasenye bafatikanyije nanjye gukorera muri uwo mwuka usenye ngo barabyamamaza n'ababakurikirana kuyobokamana, urumva baravuga ati genda nabo basenye. Rero niba ndi inkozi y'ibibi y'umuhanuzi usenye ibaze twihanane kuko bamfashije icyaha. Kuko njyewe njya kukumenya none nakumenyeye ku kinyamakuru nakoreragaho ku Ihumure TV. Ndabizi neza ko ukiza hari Joel wakuzanye. Twagukwiye kuyoboka Imana twese twagukwiye kuyoboka Imana. Kandi rero munankurayo. Yego. Ndakeka we n'umugore we nari narabakiriye. Yewe ukuntu nahamagara. Buriya utuhura ku Ihumure hashize imyaka myinshi. Wari warata wari warabahanuriye hashize igihe. 2015. Kuko mukurikirane umusaraba warabizi. Shano ngiyeho ubwa mbere. Yego. Ikintu cya mbere mbanza gukora. Sinita kuba inkuru abantu murungabanga babanyicana. Harabanza guhanurira nyiricana. Ibyo bintu umusaraba bizi nawe urabizi. Kugira ngo nicare kumugisha nawe ubwawe nabanje kuguhanira. Niba rero narakuvangiriwe ugukanyicaza kumugisha. Ubwo nabandi urashaka bavanga. Rero Joel yego. Niba naramusenyeye ubwo nyuma yaho ubutumwa twakoranye n'abakurikiranye iyobokamana ubwo yarashatse ko nabo mbasenyera, ubwo twese turi mu gatebo kamwe nitwihana imbere y'abantu ko dusenyeye. Ntabwo nje naje guhakana kuko ibyo bintu byabereye mu Ibanga. Isi baje kunkereza ntabwo yari ihari, ariko Imana yo mu ijuru yari igize gute yari ihari. Yego. Nuko ngenda byibuka aduhamagara ku Ihumure yaravuze ati mfite umukozi w'Imana nanjye ntinya nubaha. Ngo ntago ari ukubaha gusa atinya yubaha. Arimo Imana ati kandi murabizi ko najya mpfa kuzana ubonetse wese. Rero niyo mpamvu byadutunguye ejo bundi kubona ahubwo kubasenyeye. Oya ni ukuri ndi imbere y'Imana. Umugore wa Joel wenyine sibyo niba icyo gihe aribwo nashenyero ashobora kwashize nk'imyaka 2 ntarabonana nawe nk'ayanjye kuko kuva icyo gihe yego ntago nongeye gukorana na Joel mu rugo ndumva naragiye nyuma yaho rimwe ubundi dukorana hashize nk'imyaka 2 Joel twahuriraga ahandi yategura ibiganiro. Yego. Rero ndabasaba ikintu bari gukora niba bari bambonye nk'uko usenya urugo basenyera urugo ntago bagombaga kungarura kuyobokamana ngo banjyane no ku bindi binyamakuru. Yego nk'umuntu usenya ngo bagombaga kunshyira ku ruhande. Okay. Icyo sinzi nimba Nepal kiri kibazo afiteho ngo nkomeze n'ikindi. Icyo kirasobanutse cyane. Uti nimba yarabonaga ko senye ngo kuva mumenyanye kuva umuhanuriye nge kuva tumenye nge hashize imyaka igera muri twamenye 2015 ucyo na 2016 kumva byahanuwe mbere yuko mbere y'iyo myaka kandi wamukuye kuwa mumenyeye ko ari bikako tuvugana bwa mbere none ayo nkubonye kigana numva ibyo bintu byabaye mbere kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mu biganiro bakoranye ntago twamenye umubare wabyo. Oya nepo aha tugira ukuri turi imbere y'Imana wowe twamenyanye batarazi wanjye batarazi wanjye aho iwanjye rero baje nkabahanurira aho nyuma yaho yego naje ku musaraba icyo gihe sinzi ibyo natambukije ku musaraba ndaza yego mbitambutsa kuyobokamana ntambutsa no ku musaraba nyuma yaho niho yaje kumpuza namwe ku Ihumure icyo gihe rero byari byaratambutse ubwo icyo gihe nanjye bakuri Bright wari ukiba ntabwo nari ku musaraba. Rero icyo shaka wenda kubwira abantu badukurikirana kugira ngo bave mu rungabangabo yego mu by'ukuri Joel afite impamvu yamuteye kwimurika nk'ikimenyetso cy'uko senye urumva ariko urugo rwa Joel ntago naba nararusenye ngo bakomeze bakorane nanjye mu Imana. Nta rugo rwa Joel nasenye mu mutima we no mu mutima w'umugore turi imbere y'Imana barabizi ko urugo rwabo ntago nasenye. Uti icyo ndashima Joel ndamushimira cyane ariko kandi nkamubwira yuko ibyo yateguye nabi yongere agiye kongera ategure. Iyo ubonye umuteguro uri kwita umuteguro yateguye awukoranye n'undi nabwo dufiteho amakuru yuko hari ibyo yakubwiye mbere yuko biriya biba ibyo by'ubihuza gute? Hari video bigize gusabwa ati turakuziye nawe tujyewe tugiye kubikurikirana
havugamo ijambo ngo urava kuri social media rivuzwe n'umugabo ndaganzwa Plaisir wazaburisha tubyerure yaravuze ati mama chance yaravuze ati mama chance nawe ni mu gihe cya garase no muri cyagiye cya Theogene muri iyo minsi nibwo wasohoye ikiganiro uvuga kuri Grace ahita avuga ati urabona muri iyo minsi bari ati ni gute umukozi w'Imana aho kugira ngo utange impuguro uvuga umukozi w'Imana akaba utangiye kumugira igicuruzwa umucuruza ari umushyira hasi ahita akubwira ngo mama chance nawe ndakuziye ubona noneho bihuje ariyo bihanyuma gusa ikiganiro kirakozwe cyuko usenye ngo ibi bintu babihuza ute no gutegura aho ngaho muri huse mubanze mureke tugaruke ku kintu cy'imva ibyo turabigarukaho bari kubigeraho oya buretse reka dusoze Joel noneho Plaisir tumuzeho nyuma reka tutware gutya banze dukura abantu murunga abantu reka dusoze Joel urakoze cyane wa mashanze muri icyo kiganiro Joel yakoze yagize atyo avuga ko wabajyanye ahantu reka nyita igituro ko yavuze imvura kibazengurutse urabango barakibazengurutse inshuro 7 ngo muri kuzenguruka Yeriko ngo wahise gorogwa icyo kintu cyo kujyana abantu kumvaho bimeze bite ngo twibwirire twiyara amakuru nka nyiri bwite mu by'ukuri nkuko turi imbere y'Imana kugira ngo dukure abantu murunga bangabo abantu banyumve neza kandi namwe babumve neza aho hantu nakiriye Joel n'umugore we niho nkeka bashobora kuba bavuga ko nabazengurukije ku gituro aho hantu nta gituro gihari ahubwo rwari urugo rw'umukatolike ahashinga umusaraba arawubakira muri jaride ahantu abakatolike bafite ukuntu bubaka jaride bagashyiramo n'imisaraba yego yahashyize uwo musaraba muri iyo jaride noneho biza kuba ngombwa mama chance ko njya kubayo asanga uwo musaraba njyewe nta ngengabitekerezo y'amadini ngira iyo nza kuba ngira ingengabitekerezo y'amadini uwo musaraba nari kuwuhakura ariko kubera ko nta ngengabitekerezo y'amadini ngira nibutse ko igorogota hari umusaraba umwami wacu yatubambiye mu myizerere yanjye mfite igorogota ntangira kujya mpasengera sina Joel n'umugore gusa nahatambagije abantu benshi abahanuzi basuye abavuga butumwa uwazaga afite imyumvire y'uwo musaraba naramusobanuriraga amubwira ni rero uyu musaraba mwireba kuri njya hana hisi igorogota abanyumva bakanyumva abatanyumvishije n'ibindeba kuko umuntu wese agira amahitamo ye rero Joel icyo gihe aza mu rugo iwanjye n'umugore we n'icyo gihe rega nabakiriye uwo munsi mujya ku gituro kuri uwo musaraba ari ku gituro yego ni mu bishaka nyine abanyamakuru mukunda biracika none ko twumvishe we niko yavuze ari ku gituro ni ku musaraba urwo rugo rurahari uretse ko ku bwa security yarwo bashobora kutemera ko muhagera ariko bagomba kubyemera kugira ngo ukuri kujya hagaragara muzaduha nimero zabo hari abantu yego bandi nahazengurukije yego rero Joel n'umugore we baje turi mu masengesho nta nubwo nigeze mbabwira ngo muze mbazengurukire ahubwo isaha yo gusenga yarageze tugiye kwisengera nabo baraza barasenga uko dusenga nabo bagasenga uko dusenga nabo bagasenga nta nubwo ari wabatumiye nta nubwo nari nabatumiye Joel n'umugore barizanye waretse nkasoza bari baje gufatira ibiganiro iwanjye yego ko hari ahantu nyine ubona hakwiriye gufatirwa iki ibiganiro utabatumiye noneho ikintu cyaje kubaho rero barazengurutse nk'uko abandi bose rero urumva nyine twarazengurutse uwo munsi bizanye uwo munsi nakira umugore nkanakira n'umugabo niwo munsi isaha yo gusenga yageze baraza turasengana yego nayo ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana icyo gihe hari ndabyibuka yari Joel na murumuna we n'umugore murumuna we Dikemo oya n'ubundi n'umugore n'abandi bahanuzi babiri twarahazengurutse tabatumiye twisengera Imana we ntabwo n'abatumiye bari baje kwikorera ibiganiro turisengera tumaze gusenga barataha
rero tukiri aho ngaho kuko mu bintu Imana yantumye gukura abantu mu rungabangabo abantu banyumve neza. Yego. None se ko nari maze kuzenguruka Joel kuri uwo musaraba, yego, aho ngaho avuga ngo ni ku gituro, wenda ntiyari abizi ko ari ku gituro, reka tubifate ko atari abizi ko ari ku gituro. Yego. Amaze kugenda abahanuzi bamuhanuriye yuko yahumanye, yazengurutse ku gituro. Yego. Amaze kumenya naho yazengurutse n'uwahamuzengurutse, uyu Joel nk'umwana w'umutambyi, umukozi w'Imana, umuziranenge, umuntu utunganye, bamaze kumuhumanya. Yego. Kuki ibyo bintu atabizi? Ntabyo yakubwiye se? Ntabyo yambwiye. Ikindi cya kabiri, yego, wenda yari amaze kumenya ko nkorana n'imyuka mibi, agomba kwitandukanya nanjye. Kubera iki ataretse gukomeza gukorana nanjye, agakomeza agatuma abantu bo kuyoboka Imana bahumana? Ikindi gikurikiye, yego, ndakumva, muri iri torero ryacu rya Kristo, tuzi neza ko mugenzi wawe iyo akoze ikosa ashobora gukora ikosa akajya mu myuka mibi, usanga umuhugura. Impuguro niyanga kuzumva umuteze mwene se, n'ibyanga umushyira itorero. Ese yaba yarampamagaye akambwira iby'iyo myuka mibi nkorana nayo, ngo wenda nanirane anteze mwene data nawe munanire, abona nzane ku mbuga nkoranyambaga aze kuzibwira yuko nkorana n'imyuka mibi? Kora nahamagara Joel. Oya, buretse gato soza. Yego, simwantumiye se kugira ngo dukure abantu mu rungabangabo. Rero uyu Joel bamaze kubwira ko nkorana n'imyuka mibi, yego, akangarura kuyoboka Imana yabimenye. Yego, ko nkorana n'imyuka mibi, yego, abizi ko nkorana n'imyuka mibi, akemera iyo myuka mibi nkayizanira abantu bo kuyoboka Imana. Yego. Joel yakoze ikosa. Rero nyuma y'iri kosa yakoze, ndagira ngo mbwire abantu kandi mbabwize ukuri, kandi uku kuri, yego, bazagushakishe bamenye ukwabo. Rema amashanse sinigeze mba ahantu hari igituro, sinzigera nanahaba. Aho hantu nabaga, yego, nta gituro cyari gihari, hari umusaraba abakatolike bahishyiriye nk'uko bajya bayambara, yego, ikaba no mu nzu zabo. Ese urashinze mu butaka? Yego. Okay. Rero aho hantu nari narahise igorogota. Yego, njyewe ntago nigeze ngambira kuzengurutsa abantu ku bituro kubw'imyuka mibi nkorana nayo. Njye ndi umukozi w'Imana ukorera Imana, ntabwo nkorera imyuka mibi. Rero nkongera nkabwira Joel, niba ibi bintu yaranabipanganye, birashoboka ko yarabipanze wenyine cyangwa akabipangana n'umugore we cyangwa se na murumuna we. Ndabanza mbwira Joel waje kuri kamera, iki kinyoma yagiteguye nawe, kuko abantu abwira ni abantu bazi ubwenge, harimo abashishozi, harimo n'abagenzi. Ikindi cya kabiri, niba kuko yamaze gutangaza ibyo bintu ko ari uko bimeze, yego, ntabwo yagombaga kumenya ko nkorana n'imyuka mibi ngo akomeza kurana nayo. Yarihemukira ahemukira n'abantu. Ariko nkongera nkatangariza isi ko njyewe amashasu ko Joel yangaragaje ko nkorana n'imyuka mibi, yego, senye ngo n'ikimenyimenyi nasenye urugo rwe, nta rugo rwe nashenye, nta myuka mibi nkorana nayo, nta n'igituro namuzengurukije. Ahubwo iki kinyoma uburyo cyateguwemo, yego, nibongere bagende bategure neza, ariko iki kinyoma giteguye nabi. Yakubise squat. Uti ikinyoma uburyo bagiteguwemo, uratekereza yuko byatewe n'ikigwimba kino kinyoma? Mufite icyo mugabwe mupfa, ikintu mwarapfuye muri no minsi, niki nikihe kintu cyeka ko cyaramuteguye gutegura kino kinyoma kiguhara bikakikwicira izina? Yewe, mu migambi y'abantu no mu mitekerereze y'abantu, ibyo bagambirira n'ibyo batekereza ibyo ntabwo bindeba. Yego. Icyabimuteye niwe ukizi, njye ntabwo nakimenya. Gusa njye nta kintu mpfa na Joel, nta n'ikintu nzigera mpfa nawe. Joel ni umwana w'Imana, nanjye ndi umwana w'Imana. N'ikimenyimenyi amagaze imbere anyibonamo, nanjye nkamwibonamo, nta kintu mpfa nawe. Ahubwo Satani niwe waje kutugonganisha. Rero uyu Satani utegura ikinyoma muri Joel, yego, mu gihe yemeye gukomeza kumukorera, nagenda amuha ubundi bwenge butegura ikinyoma. Ariko mu gihe atandukanye nawe agahamya ukuri, yego, Joel nta kibazo mfite nawe, kuko nkimara kubyumva namubabariye nkibyumva, nabonye ko atari Joel ahubwo ari umwuka mubi wamwijiyemo. Ni ukuri Imana ibabariye Joel, njye nta kibazo mufite. Ikindi, aramutse atihaniye bino bintu, ni ukuri inkoni y'Imana irakomeje kuri we no kwa muganga, ntihazasabira imbabazi. Kandi urongeye ubisubiyemo? Nyine ndabisubiramo nanone. Joel ni umwana w'Imana. Uburyo yateguye n'iki kintu, aracyafite igihe cyo kuba yakwihana, ariko aramutse atihana, ubuhanuzi nahanuye ndabusubiramo.
Joel imbabazi zisaba Imana imbabazi ntago ari njye azasaba imbabazi yego kuko iyo nkorera niyo ari guhemukira gusa amaraso yanjye urubanza rw'amaraso yanjye ari kwandukuruka ni ukuri ko imbere y'Imana yampamagaye adasaba imbabazi muri kamera iri inyuma yateguwe ni ukuri ko Imana yanjye azazisabira kwa muganga isi yose ibibona ibintu biri kuri kamera cyangwa kwa muganga ntabyo kuvuga ngo arihanira mu gikari kuko ntiyacumuriye mu gikari yacumuriye imbere ya kamera imbabazi azazisabira hehe kwa muganga cyangwa kuri kamera cyo nicyangeye kukubaza isigira ngo wese ndeba hari mu mutima ngiye kugera ntise tuzabwirwa n'iki ko yasabye Imana imbabazi ibyo dusaba Imana imbabazi bobo unyumve yego n'umuyobozi w'umusaraba yego iyo ukoreye icyaha hiherereye mu kihanirwa hirerereye yego iyo ugikoreye ahagaragara usabira imbabazi ahagaragara rero njyewe Joel imbere y'abantu n'imbere y'Imana nta rubanza mfitanye nawe namubabarira none se Imana ntiyamubabarira hano yego none se ataje kuri kamera akihanira iyo wamubohoye ku giti cye ntabwo Imana yamubabarira njyewe kubera ko atari njyewe wavuze yego ari uwavugiye muri uwo nagende badirire mu byaha bya Joel n'amabi ye hagati ye n'Imana njye simbirira ariko ku ruhare rwanjye ntegekwa kumubabarira yego ndamusabwa kumubabarira amategeko y'urukundo ambwiriza kumubabarira yego ariko we n'Imana ye yambwiye ko azasabira imbabazi kuri kamera cyangwa kwa muganga nibagende badiringe ibyo ntibindeba okay urakoze cyane uragira uti aho hantu ntabwo ari igituro ni ahantu bashinze umusaraba ariko kuri biriya bintu ndi imbere y'Imana biriya ni ibinyoma byateguwe ntibyigeze bibaho rero mu bintu nk'uko twiyemeje kuvana abantu mu rungabangabo njye nariyemeje ndasaba wenda n'abantu batuye aho ngaho byabereye niba kurikirana iki kiganiro nibumva mbamagaye bazihangane banyitabe ngiye ndifuza ko tuzajya kwereka abakunzi bacu badukurikira aho hantu ko hameze kuko inkuru mbariranira tuba kuko ngiye mvugiro nkigendera uyu mwanya sinakumva Joel uyu mwanya nawe sinakumva n'uyu mwanda cyabari hagati uburyo aho hantu hubatse sibyo no kuhakamera imyumvire y'abantu n'imitekerereze y'abantu bashobora no kuvuga ngo ni ku gituro ariko njye ndi imbere y'Imana nk'umuhanuzi w'Imana yego aho hantu nta gituro gihari nta gituro ese nyiri inzu wahubatse byazashobora ko twazamubona akatwihera amateka yabo uzashake uburyo mwabimwibariza gusa njyewe ntabwo ibyo kuko byanze bikunze nepo abantu nyine barumva uko buri wese yisobanura avuga sibyo ariko iyo umuntu burya ataramenya ukuri kwabyo ayibereye ahantu akomeza kumva bya bindi abwirwa noneho ugasanga umwe muri mwe burya baba ngo aburana bari babiri umwe aba yigiza nkana kuko uyu mwanya ngiye mvugiraho tubwizanye ukuri ntabwo turi kubibaza nk'abantu bari kwerekwa turi kubibaza nk'abantu bakeneye ukuri kuri realite kugaragara gufite fact ari Joel dukeneye ibimenyetso bye ari nawe tukamenya ibimenyetso aho hantu n'ikimenyetso cya mbere ni ukuhagera njyewe rero ubaka akanya ndi kuri kamera nk'umuntu uzi ukuri kwa bino bintu byose yego 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 Joel akabije ndetse kumenyera Imana iri muri sibyo antumye kuri kamera ngo mbwire Joel yego n'abamukurikirana bakabije kumenyera Imana iri muri nataza gusabira imbabazi kuri kamera azazisabira kwa muganga ni bwa gatatu ubwo bibaye bwa kane bwa mbere anabivuze gatatu ubwo ntabwo tuzirwe niba byongere gusubirwamo naho iby'ibimenyetso bya Joel mumusange abari ubibwirira kuko njyewe Joel ni ukuri kw'Imana yampamagara ndamukunda ntacyo mpfa nawe ikintu cyanezeye nuko Joel yava mu kinyoma akagaruka mu kuri ko kwera kw'Imana rero iyi si yaje gutangariza ubuyobe bwa mama Shase ivangirwa rya mama Shase amarangamutima ya mama Shase kandi njye mbizi neza ko ari Imana inkuru iyi si yego ikintu cyo nayibwira
ndabakura mu rungabangabo mbabwira yuko nta myuka mibi nkorana nayo yego nta marangamutima naje guhanura nta n'ingo nsenya ikizagaragaza ukuri kwiwe nuko Joel azaca bugufi agasaba imbabazi atazisaba kwa muganga. Ubwo nitumva yagiye mu bitaro tuzamenye ngo kabaye kabiki ko azaca bugufi agasaba imbabazi ari aho tugarukiye ibindi bitatureba. Dukomeze tujye no mu rundi rungabanga abantu bari. Okay. Joel dusa nkaho tumusoje. Joel wacu tumureke. Turamusoje ubwo. Ni inzira karengane y'Imana. Nta nico dupfa nawe muramutindaho mumushaka. Kandi turamutindaho ko nawe wavuze. Kumbaza kuri Joel. Joel ubwo tumuvuyeho. Tugarutse kuri cya kibazo Nepo yari yakubajije sasa. Yagize ati iyo ubonye Joel yabyanze bikunze arazamo uko mu kiganiro ntabwo ari buburemo kuko ari mu bantu baduteranye. Yego mu bakoranye. Uje guhanura ku rupfu rwa Pastor Theogene ndetse numvishe bavanga no ku bya Garase byo kwa Garase sinyeze mbikurikiranaho. Plaisir araza aravuga ati urimo uravuga undi ariko nawe ibyawe turaje tubivuge. Twarabitegereje turabiheba wenda niba bigitunga cyaje gishaka ibimenyetso simbizi ariko ne ubonye wa muntu muvumaranye iminsi mugiranya kabazo kuri social media agiye kwifatanya na wa wundi ako wabuza amazina wa wundi agiye kwifatanya Joel agiye kwifatanya na Plaisir ngewe ndazinye imbere ya kamera nukomeza wa wundi ntago vuga amazina. Okay, Plaisir yifatanyije na Joel bagiye noneho kugusenya byanyabyo. Iyo ufashe byose ari Joel wasibye ikiganiro ari ugafata Plaisir avuze ko ashaka kuzana ibyawe akagukora kuri social media akazana Joel nk'umuhamya noneho witangira ubuhamya bw'ibyo wamukoreye wowe ubwawe ubibonaho iki mu hariya hantu? Ntabyo mbonamo hariya hantu ahubwo nge naje kwikurira abantu mu rungabanga. Yego ni ukuvuga ngo Plaisir tube tumureke Zaburisha yego nka YouTube channel yagiye inyuraho abahanuzi bavuga Imana yego akorera Imana. Kubona Zaburisha yego yirirwa icukumbura ibyaha by'abahanuzi bizana kandi ko wari ugeze ahantu heza. Reka nicecekere basi komeza. Kubona Zaburisha wakurikiranaga sibyo hazaburisha bavuga Imana yego abavuga butumwa yego abantu b'Imana yego Zaburisha twayibonaga nk'uruhimbi kuri tubona uruhimbi mu rusengero ngewe mama chance sinigeze mbona uruhimbi ruhagararaho umupasiteri cyangwa umuhanuzi ngo ahagarara avuge ngo twavumbuye ibyaha bya runaka twavumbuye ibyaha bya runaka twavumbuye ibyaha bya runaka. Yego icyo itorero ryadutoje bya Kristo nuko ku ruhimbi uwahahagararaga korari n'abandi bakozi b'Imana iriya mihamagara 5 babaga batubwira ibyubaka ubwami bw'Imana. Sinigeze mbona uruhimbi yego ruhagarara rugaragaza umuhanuzi uyu yakoze ibyaha yagize atya. Ibyo tubizi ku binyamakuru yego bicukumbura amakuru ari hanze nk'ibi byacu yego uretse gato rero natunguwe ngewe no kubona Zaburisha yego bari kutubwira ibyaha by'abahanuzi. Ngi imbere y'Imana ndavuga ngo Mana iki nicyo kigezweho kuri Zaburisha se? Noneho icyiciro kigezweho umurimo w'Imana kuri Zaburisha ni ugucukumbura ibyaha by'abahanuzi. Kandi icyo gihe barimo bavuga kuri grace. Nge ntago nasenze ibintu bije kandi si no kuri grace no kuri mutesi byabayeho. Nabonaga bavuga umuntu w'Imana nkajya kubaza Imana impamvu y'iki. Nagiye kubaza rero ntagiye kubariza grace ahubwo ngiye kubaza se Zaburisha nayisigaye yirirwa ishigahiga intege nke z'abakristo sibyo Satani ibyaha yakoresheje abakristo ikabizana. None se Zaburisha ko yubaka ubwami bw'Imana iramamaza ubwami bwa Satani ntera urubanza ku Mana biriya ni ibiki? Imana yo mu ijuru ivugana nanjye irambwira ngo ihute ujye ku musaraba
uvuge ngo utarakora icyaha yongera agire gute amutera amabuye. Yego. Nagiye kubona ngo mbona ibyayerekwa ry'indaya bazaniye Yesu, mbona bayizana ibigabo biyizanira Yesu. Noneho Yesu ngiye kubona mbona yanditse hasi arabarondora. Muri kwa kubarondora mbona bose bagiye basoma ibyaha byabo bariruka. Indaya isigarana na Yesu kuva ubwo bahise babishuti. Yesu arambwira ngo genda ubwire abakurikirana isi, utarakora icyaha nagire gute namutera amabuye. Ntabwo nigeze mvuga sheni runaka. Yego. Ariko umuyobozi wa Zaburi, yego, wubwo afata umwanzuro. Sinigeze mvuga Zaburi nshya, nta na garase navuze. Naravuze ngo ibi bintu mwihaye mwa abanyamakuru mwe mwaje muje kuvuga Imana, mukaba mwirwa mucukumbura ibyaha by'abandi, namwe muzi ko muri abanyantege nke. Ubwo iyo utinyuka icyaha uzi uko ukajya gucukumbura icya mugenzi wawe ukakizana kuri sheni yivuga butumwa, uba uzi yuko ukoze isoni mugenzi wawe, wowe atari ko zagukora. Ntavugiye muri rusange, mwa abanyamakuru mwe, mwa abanyamakuru mwe. Plaisir ubwe, yego, aranyibwira ngo wa mugore we, ndabona utangiye kumena amabanga yawe, twari babiri nge nawe, nge ngiye kukwirukana ku mbuga nkoranyambaga. Arabikwibwa muri babiri? Uretse hano ruzingiye. Yego. Plaisir yitwaza icyo ari cyo, yitwaza ko Zaburi ikomeye ikurikiranwa n'abantu benshi, yitwaza ko ari umuntu ufite urundi rwego agezeho. Plaisir afata umwanzuro wo kwirukana mama Shase ku mbuga nkoranyambaga. Ngo mama icyo gihe, yego, Plaisir yari ishuri ya kabiri hano bakumusaraba. Nge Plaisir mvuga ibyingo mu cyiciro nari ngezo cyo gukura abantu mu rungabangabo. Yantumiye kuri Zaburi, ntanga ubutumwa bw'urushako. Plaisir turi babiri ndamuhanurira nkuko namwe njya mbahanurira. Maze kumuhanurira yinjira mu modoka ye, arambwira ngo uzibeshye umena amabanga yanjye wa mugore we, nge nawe tuzaba babiri. Ndamubwira Plaisir humura mu by'Imana yantumye, ntabwo yantumye kuvuga abantu, humura. Ariko nutihana inyuma yanjye hari abazamena amabanga yawe. Plaisir ubwe, yego, andahirira ko azanyirukana ku mbuga nkoranyambaga. Plaisir icyakurikiye, urumva nahise nsezera gusubira kuri Zaburi nshya n'ikiganiro nakoreye cy'urushako yanze kugishyira, kuko byinshi byavugwaga muri icyo kiganiro yewe ntabwo yabyemeraga bitewe n'amahitamo ye, kuko ntibyari bunakunde ko ibyo yashakaga ko nkora nabikora. Plaisir rero kuva icyo gihe afata umwanzuro ngo wo kunyirukana ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero yashyiragaho garage, yashyizeho ifoto yanjye ashyiraho neza, antunga urutoki. Nanjye mbwira Imana nti nta ntunze urutoki, twaje gushyira ibyanjye hanze, ntacyo bitwaye Imana. Iyo si video ya mbere, arongera akora iya kabiri. Ibyo ngewe nta nubwo nabikurikiranaga, ahubwo nabizanirwaga n'abakunzi ba Zaburi, agaragaza ko ndi umukozi wa shitani ngo azabazanira ubukozi bwa satani bwa mama Shase. Video ya gatatu yihuje na Joel aza nk'umuhamya nasenyeye urugo kandi nta rugo rwe nashenye. Joel aza nk'umuhamya nazengurukije ku gituro kandi nta gituro namuzengurukije. Yaranizanye. Joel aza nk'umuhamya ngo nahamagaye nkamubwira ko azapfa ku itariki 25 kandi ibyo nta byabaye. Bahita banshyira mu cyumba cyitwa ko ndi umukozi wa satani, baragenda banshyira mu cyumba cy'uko nkorana n'imyuka mibi, banshyira mu cyumba cy'uko senga. Rero tukiri aha ngaha tugiye muri Bibiliya, ndashaka kugira ngo mvugane na Plaisir. Habayeho umugabo umwe bita Ahabu. Uyu Ahabu aza kureba uruzabibu rwa Naboti, uruzabibu yifuza ko rwabuka. Aragenda abwira Naboti ati rero Naboti, ndashaka uruzabibu rwawe. Naboti aramubwira ati ntibishoboka. Aragenda abwira Yezebeli umugore we, kwivuganira na Plaisir abakunzi baza. Amaze kumubwira ati uzi n'ibindi, Naboti yanyimye uruzabibu rwawe. Yezebeli aramubwira ati uzi aha n'uburyo uri umwana n'uburyo ukomeye, Naboti kariya kagabo kakwima uruzabibu, reka nkwereke, shaka abagabo b'ibigori, shaka mwaretse kuderanje, shaka abagabo b'iki b'ibigori, bamushinje iki
ibinyoma. yego Nta muntu mvuze ndi kuvuga ibyanditse. Abagabo b'igoryi baba barababonye baraza bashinja na boti iki ibinyoma. Bamaze kumushinja ibinyoma na boti yahise yicwa pe. Amaze gupfa uruzabibu rwa na boti aha bararwigarurira. Hakuzira umuhanuzi yagize gute yararwigaruriye. Vote kia bine fo enebitikia Imana ireba ibyihereye. Haza umuhanuzi w'iki w'Imana abwira Ahabu, hari ubwo yavuganye na Yezebeli. oya Abwira Ahabu, ndagira ngo mvugane nawe Plaisir. Abwira Ahabu ngo Ahabu we amaraso ya Naboti yari gati. Ahimbwa zari gati amaraso ya Naboti. Ahabu we niho n'amaraso yawe Ahabu azari gati. Icyaje gukurikiraho rero iyo nkuru. Haleluya. amina Rode kitayi binefu. Umwami yarakomeje abo mwami. Yego. Yezebeli nakomeza kuba umugore. Abagabo b'igoryi nabo baragenda baridunda ati kabisa. Turi abantu b'abagabo. Na boti yapfuye ibihembo barabirya. Igihe kiragera umwami yumvamo kujya ku rugamba. Aguhamagarira abahanuzi 70 maze umwuka uva mu kirere ntashatse gutangaza w'ikinyoma. Usanga babahanuzi bose bahanurira Ahabu ko azatabaruka iki amahoro. Hakuzi aravuga ati ariko hari umuhanuzi nubwo nta kintu cyiza ahanura ariko uyu muhanuzi shaka ko nawe ahanura. yego Hakuziye Mikaya ati ngewe rwose mwami ndabona uzagwayo. Ndabona uzagira gute uzagwayo kuko ibyahanuwe byagombaga kugira gute gusohora. Ubuhanuzi bw'abahanuzi 70 buremerwa. Umwami aravuga ati niko wa mbere mugenda mugashyire hehe gereza muri gereza. Umwami ajya ku rugamba, ageze ku rugamba agwayo Mikaya arafunguye. Rero kuba abantu benshi nyinshi ibintu byavugwa ari byinshi buri wese agatera comment uko abyumva. Yego ibyo ntago bizakuraho ko Mikaya yavuze iki ukuri kabiri. Ibizakuraho ko Ahaba azagwa kuki ku rugamba niyo abahanuzi baba 70 kuri 70. Ikindi gikurikiye yego byari ngombwa ko aha amaraso ya Naboti warenganyijwe yego yari gati na Ahaba ari hazagira gute azari gati. yego Aha ntacyo mfite guhanurira Plaisir n'abakunzi baza buri yego imbere hagati yego iby'ubu buhanuzi bwanditse yego ni ukuri kw'Imana yampamagaye. Ndashimira Naboti ko atigeze yego gutanga uruzabibu. Yemeye gupfa. Ndagira ngo mvugane n'umuhanuzi yego wanze gutanga uruzabibu akemera gupfa. Bahanuzi muri ku mbuga nkoranyambaga nimwemere kurengana, nimwemere gupfa ariko ntimuzatanga iki uruzabibu. Yego Imana yo mu ijuru igirenganuza amaraso y'inzira karengana. Turengiye Imana ikorera mu gihugu cyacu. Ikorera mu gihugu cyacu. Imana ikorera muri RIB. Imana ikorera muri polisi. Ikorera muri uyu mwambaro, muri aya mabara nambaye ya gisirikare. Mu bambara gutya. Imana ikorera mu banyamakuru. Yewe naho abahanuzi batahanura. Yego. Naho abahanuzi batagira gutya. Batahanura n'ukuri kw'Imana yampamagaye. N'abanyamakuru bahanura. Na RIB ubwayo yagira gute yahanura. Na polisi yahanura. N'igisirikare cyahanura. N'ukuri kw'Imana yampamagaye. Yego Imana yacu ni umubyeyi kandi umubyeyi mwiza ashyira abana be kwikosora. Yego akabwira ati bana banjye nimureke ingeso mbi. Aba bana iyo banze kuva mu ngeso mbi umubyeyi arabakubita. Kandi burya abakubita abakubitira mu rukundo. Uru rukundo rero abakubitiramo yego nibwo rutuma abana bagaruka ku murongo. Ndagira ngo mubwire Satani n'abarozi be n'abadayimoni hamwe n'abazimu. Yego Twavuganiye igorogo tubwo namenaga amabanga yabo. Yego Nkimara kumena amabanga nambaye ishati. Umuyobozi w'umusaraba yari ahari n'abandi bakozi b'Imana. Imana yahagurukije umukozi wa araza arahanura aravuga ngo mama shase ntago tuzi yo yaturutse. Oya bivuge cyane wivugira mu rwongo. Oya nari mare ntago twe tuzi yaturutse. Ntago twe tuzi yaturutse. Umugabo yewe. W'umugabo. Aravuga ngo mama shase hari ibigiye kukubaho. Ariko uzakomere nyuma y'ibyo zihesha icyubahiro. Iyo Mana rero yavuze nyuma y'ibyo igiye kwihesha iki icyubahiro. Bene da
ndumva nyuma yaho ibyo nagombaga kuvuga kubwo gukura abakristo bene data mu rungabangabo birangiriye ndumva twasenga nta kindi warenza natwe duceceke turekeraho kuko abanyamakuru tuba dufite byinshi ibyo wavuze byose mfitemo ibibazo nk'igihumbi akumva nakubaza kamwe uti ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti icyo ni ikibazo niho nizawe niho nayawe zizayaregatira ikintu kimwe cyakavuga yego ako mwabanje mugasoza reka nkomeze kano kona n'indangiye uti ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti yewe Ahabu we niho nawe ayawe zizayaregatira ubwo cyasubira ngo uti yewe Plaisir we aho wanyandaritse ukansebya niho ugiye gusebera sicyo bivuze hari ikindi saba bivuze ibyo wanyifurije ko uko wifuze ko naseba uko wifuje kwanjugunyira dayimoni kandi bikanga wowe bigiye kwemera icyo bikuvuga hari ikindi se icyo wanyifurije nicyo kigiye kukubaho yego uyu munsi Ahabu yabwiye ibyo ngibyo yanga kwihanagira arindagwa ku rugamba tujye tunavugisha ukuri mbere uko ahagwa yaramanje araswa ayihagararaho yego yararashwe yihagararaho arinda apfira mu igare nako tukongereho ati ndi muzima nyamara ati ndi muzima nyamara utayigaragaza ko yarashwe yararashwe kandi cyagiye akiraswe yavuga ati narashwe yari kuvurwa agakira ako yihagazeho ahagara ku cyubahiro cye kindakomeye dukomeze intambara no muri icyo gihugu ninjye ukomeye mwana tumeze kimwe ndakomeye ati dukomeze urugamba arinda agwa mu igare uyu munsi Plaisir yumvishe buno butumwa akareka kwihagararaho akihana hari ibyakemuka icyo ni icya mbere ushobora gusanga kugeza uyu munsi yaramaze kuraswa acyambariye ikote nyamara ari kuvirirana akakivuga kuri kamera nyamara avirirana ntamenye wenda arimo wenda avugira ku ntuzi ibarize gutya ese uyu munsi ko ashobora wenda kuba yararashwe akaba gikomeje kwihagararaho kandi amaraso ari kuva nyamara ashobora kuvuga akavurwa ko abo bakozi b'Imana bashobora guhanura bashobora guca mu bahanuzi bagaca muri za nzego zitandukanye Imana ikemera ko bahanura kandi ko bahanura bitagenda neza ese uyu munsi akora iki kugira ngo avurwe icyo ni kimwe cyangwa akora iki kugira ngo atagwa ku rugamba ataraswa uriya uburozi bwa mbere dufite kuri iyi si yego bukomeye ikintu cyitwa ifaranga yego njyewe mbere yo kugira icyo mvuga ndabanza ndirimbe kano karirimbo kavuga ngo hejuru y'ubwenge hejuru y'ubutwari no gukomera kose hejuru ya byose uri byose hejuru ya byose uri byose banyamakuru mukurikirana aha nta kintu navuga yego kuko hari igihe biba ngombwa ntihakore imbaraga z'akanwa ahubwo hagakora imbaraga z'ibikorwa rero aha ngaha ntacyo mfite kuvuga ntegereje imbaraga z'ibikorwa kandi imbaraga z'ibikorwa zikorwa n'amaboko yande yawe ikintu mbwira igihugu cyanjye cyandeze kikambyara nk'umuhanuzi w'Imana ni ukuri ko Imana yampamagaye Plaisir yavuze ko afite ingwe 6 na 7 nibagende bamusange izo ngwe 6 niba narazisenye nemeye kwambara amapingu niba niyihute zinyandike iki kuko sinasenye ngo gusa n'igihugu nagize gute waragisenye naragishenye imbere y'abanyarwanda n'isi yose ntago nkwiriye kuvugwa kuri kamera ahubwo nkwiriye kwambara iki
niba basanga ari ibinyoma nibasanga narashenye inzinga esheshatu yego nibasanga wazisenye uramera guke nibasanga noneho hari ibihuha ncira umugozi aho ngaho nzanira umugozi gira vuba banguka muhiki dore ngiki nzirika hano niba izinga esheshatu narazisenye ayanjye izinga esheshatu ribu banyarwanda igihugu cyanjye cyambyaye ntago nashenye ngo kuko n'igihugu naragishenye ribu izinyambika iki amapingu dufite inzego zidukurikirana yego baze banyambika iki amapingu ngende mugorora bangorore kuko sindi umuhanuzi ahubwo ndi umwigisha nimba warazisenye koko niba narazisenye aha proposal ya mbere ya kabiri kiri aho ngaho banguka niba utarazisenye ariko izingo nimba ntarazisenye ubu ni Plaisir uhagaze impande yawe nimba ntaragize ngo Plaisir dore amaboko ye niba utarazisenye uhagaze gato hariya uhagaze aho niba utarazisenye ibi ngibi mbibwiye igihugu cyanjye ntabwo mbibwiye Plaisir kuko izi mbuga nkoranyambaga tujyamo yego tuba turi gukorera Imana ariko twubaka ubwami bw'Imana mu gihugu cyatubyaye ndagira ngo mvugane n'abakurikirana zaburi nshya n'iyobokamana ahari gutangazwa ko mama Chance bamwirinde baramwamaganye ni umuhanuzi w'umuvangirwa asenya ingo kuyobokamana no kuri zaburi ndagira ngo mbwire ngo abakurikirana iyobokamana na zaburi nta kindi kintu mfite kubabwira kuko ubu ngubu nibereye mu buroko mu buryo bw'isi y'umwuka kubw'imbaraga z'akana yego ariko ngewe hamagaye gereza mu mbaraga z'ubushobozi yego kubwo kurangurura kwa mwuka wera uvugira muri njye agakorera muri njye niba ibyo bintu narabikoze amapingu nayambara kandi niba nabwo ndengana amapingu wandenganyije nagire gute nayambara tukiri aho ngaho rero ngiye kuririmbira abakurikirana zaburi nshya n'iyobokamana ahari kwamamazwa ko bamagana mureke kuderanja ngiye kuririmba abo ndi kuririmbira abandi abadukurikirana abo yagaburiye bakarya bagahaga abo yahumuye uwo mwanya bakareba abo yakijije ubumuga maze bakagenda nibo babaye abambere ati nabambwe iyo kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo utubambire uriya wiyita umwami Yesu mureba yateshejwe agaciro Yesu mureba yambuwe agaciro nta cyaha afite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu nta cyaha afite na kimwe kimuhama nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu atukira aho rero ndagira ngo mbwira abababaje birababaje mu biganiro by'ubutumwa natambukije bukura abantu mu rungabangabo kuba utarakoze sheya haleluya ivuga ko tugomba gusenga yego ariko ugakora sheya yamamaza umuhanuzi mama Chance ko asenya iki inkuru ese wamurokorewe numara kumenya ukuri kwibi uzabigenza ute nagira ngo usabire uzihane ni ukuri barokore mwirirwa mwamamaza ubwami satanike Imana irababaye reka nemere ko izo ngo nzisenye reka nemere ko ndi umukozi wa Satani ariko se niba ndi umukozi wa Satani ukirirwa ukora sheya wamamaza umukozi wa Satani wabuze abakozi b'Imana bakibihagazemo neza wakorera sheya uririrwa ukora sheya wubaka ubwami satanike ugaragaza umukozi satanike mama Chance umwamamaza none se niba arata wowe ukibirimo hari undi ukemera ukibirimo wambabariye abo bakibirimo ukajya gukora sheya ukubaka ubwami bw'Imana
njyewe waguye ukareka gukora share wamamaza ibyaha byanyu. Ndagira rero mbabwire barokore dufatikanyije umurimo w'Imana kubwo kubaka ubwami bw'ijuru. Ni ukuri sinareka kubivuga kuri Imana irababaye. Turi kuvuga ngo turabaye ariko turushijeho kubaka ubwami bw'Imana. Imana ifite igihombo cy'imitima. Imana ifite igihombo cy'imitima. Mu kirere cya kabiri amabariyeri ariho inzandiko ziturega ko twubatse ubwami satanike. Nagira ngo rata nkubwire njyewe uri gusenya ingo, njyewe ukora amabi, njyewe wandetse ukigirayo basaba kibihagazemo ukajya kubaka ubwami bw'Imana. Muvuga butumwa batambutse abwirijwe ijambo ugakora sheya y'iri jambo, muhanuzi wahanuye bigacamo mukavuga tuyarimo, mukamamaza ubwo butumwa bwiza, nabo bose bakihagaze mukamamaza ubwo butumwa. Koko twebwe turi kwa Satani aho mwadushyize, kuki muri kwamamariza Satani? Nkongera nkababwira ngo nta bwoba, nta gusenyuka, nta nubwo tuzapfa. Mwami wacu aracyariho kandi aracyari ku ngoma. Burya natwe turi gushyirwa ikuzimu. Yaramanutse amara y'iminsi 3 tekidezi kitayi. Iminsi 3 yagiraga ngo izo mbohe ziriyo zirenganwa azikure. Asante Rebitikiya mwambohe mwe turi gushyirwa hariya. Haleluya. Ntimugire ubwoba, aracyariho Yesu, aracyariho, aracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranya, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyariho. Haleluya. Amina. Haleluya. 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 Ku musozi Karumeli bigiye kumenyekana. Asante. Rebitikiya ndasozereza muri bigiye kugira gute? Kumenyekana. Bigiye kugira gute? Ku musozi hehe? Karumeli. Uri data wa twese. Amina. Nta uhwanye nawe. Oh haleluya, haleluya. Niba waremeye ko intumwa zawe zimwe zikururwa hasi, izindi zigashishurwa uruhu, izindi zigatekwa mu mavuta, izindi zikavuga ati nge ntimumbambe nk'umwami wanjye, gutabica igihe twareka tukanga kubabazwa. Kubwo kubabazwa kw'izo ntumwa ubwami bw'Imana bwarakomeje burubakwa. Rebitikiye binefo ubutumwa bwiza bwarakomeje buramama n'amagingo n'ubu. Nyemerera Yesu, nyemerera data kubwira isengesho usange rubanda ubakure mu buyobe, ubaka ubwami bwawe, bave mu kubaka ubwami satanike. Nyemerera ugenderere mwami Imana ibi byiciro mu mihamagaro itandukanye, buri wese umushyire ku murongo. Wantumye gukura abantu mu rungabangabo, icyo nicyo cyari kinyicaje aha. Uwo ni wo murimo waruzanye, ururungabangaba. Nyemerera ukurema abagabo, urukurema abasore, urukurema abakobwa, urukurema abamama. Izi mbaraga satanike zaje gusenya imbaraga z'ubwami bwawe. Haba abantu Rebitikiya muri uku kwezi wambwiye guhanura amasengesho yo guha Imana igihe. Nagiye kubona nyuma y'ibi mbona abagabo babasubiranye, mbona abamama babasubiranye kuzimu, mbona abakobwa babasubiranye, mbona abasore babasubiranye. Nyuma y'uko userukanye itsinzi, ugaragaje ukuri kw'ibihishwe, utabarukanye itsinzi, utabaye wowe Mana itabara. Uyu munyago n'uwugarure. Ndi kubona aba mama Rebitikiya binefaya ubagarura mu gihe cyawe. Uzaca bugufi haba abagabo, haba abagore, haba abakobwa. Nyemerera ubwami bwawe buzubakike. Herega icyubahiro ntugishakira mu byiza gusa, no mu nzira z'umwijima ubasha gutanga itara abantu bakamurikirwa. Nyemerera utanga urumuri, hereza ota. Uko ni kubwo bavugaga ngo nabambwe. Umugore wa Pilato habonetse inzozi. Tanga inzozi zirokora abantu bawe, tanga inzozi zirokora abantu bawe. Icyonzi nuko aho ngaho muri uwo mwijima numara gutangira itara, abantu bawe bakamurikirwa, ubwami bwawe burubakika. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Dezekitayi enebinefo, ndagushimiye Mana kutanze igisubizo mu kibazo. Ndagushimiye kutanze urumuri mu mwijima. Ndagushimiye data
kuko z'umurimo udasanzwe icyubahiro n'ikibi cyawe kuko ujya wumva gusenga. Amen. Amen.